inshuti zawe zishobora kuba zitarakubwiye ibi ngibi, ariko abagabo bose ntabwo ari umwanda, abagabo bose ntabwo ari imbwa, abagabo bose si imbwa, ahubwo wowe uri icyita rusange. Icyita rusange urakizi mu mibare, wowe uri icyita rusange, kwa kundi bakora ni denominator nyine, uri icyita rusange. Kubera iki? Wowe ubona ko abagabo bose ari imbwa, ndetse abagabo bose cyangwa se abasore bose n'ubundi ari umwanda, kubera ko abagabo bose ubazereramo nyine, ubazereramo ugahita ubamenya. Ni gute witega ko abagabo bose wazereyemo wowe uri umwe bashobore kuba banabikeka ko nyine wowe ari kugenda uzerera muri bose, ushaka ko usangamo umwe w'umwizerwa? Inshuti zawe ntabwo zabikubwiye, ariko ikibazo ni ugutekinga accountability, gufata inshingano z'ibikorwa byawe cyangwa se imyitwarire yawe. Nicyo kibazo gihari, ikibazo si abagabo. Wowe takinga accountability, nurangiza ushikame hamwe, nurangiza koko uzahura n'umugabo nyine ugukwiriye, utakiri icyitwa rusange. Icyitwa rusange nicyo bagabanya hose hose hose, kiba cyagiye mu mpande zose. Abagabo bose ngo ni imbwa, abagabo bose ngo uramutse ukunda video zanjye nkugezaho umunsi ku munsi, ukaba ukoresha TikTok, ushobora gukora kuri iyi buto ya subscribe ahangaha, ubundi ukabona video z'umwihariko nzajya nkugezaho umunsi ku munsi.